ngo bari bakinnye ariko bo warumbaje kuri Rashford afite mu rugo sibyo afite mu rugo rero niba afite mu rugo gutaha birashoboka bajya badusomera muri Bibiliya ngo by'imwana w'ikirara wagiye agatagaguza umutungo wose se yari yaramuhaye yarayariye yose ariko abonye icyemezo cya nyuma yari afite aravuga ati ndatashye niba n'abagaragu bo kwa data babaho azangirira imbabazi yageze Orlando kandi rwose atashye ageze mu rugo umubyeyi ati bya bimasa mu bibage hariya umwana wanjye aragarutse nje personnellement ndi kuva kuri Rashford ko namubonye nk'umuntu rimwe na rimwe araho yageze ukabona ko nawe yaterera harakantu cyera twajyaga tuganira na Fuadi ku musore twa Martial Anthony Martial Fexio Fuadi akambwira ko Martial akwiriye kubaho akaba umuntu w'umugabo angasa kari kuragapfa ariko wareba imiterere ya Martial ukabona Martial akeneye urabona nka kwa kundi umuntu akubwira ko ibintu uri gukora ari byiza akagutaka akagushimagiza none ejo mu gitondo ugakora ibirushijeho ceneye kubyinirirwa Fadera akamera nk'umuntu w'impimbe akambwa atoyanga ibyo ngibyo ngo wageze ku rwego rwo kuza gukinira Manchester United ngo ugomba kuba nguri umuntu w'umugabo ugomba kuba ashobora kuza ahubwo sibyo none se Martial ako kantu yarakabuze yabyinira umusaza birangira umupira sinza harya sigaye abaye biri muri Mexique gira ngo saratashye inkwari yagiye muri Mexique ne Martial ukajya muri Portugal cyangwa mu ikipe ntari kwiruka neza muri Montreal ariko ubwo ndi yantuze ya ndebera do bagize kujya muri za Mexique ibyo byose rero iyo mbitekereje nkabikusanya mbona ko Marcus Rashford ari muri Montreal kugira amahirwe kubana n'umuntu mbere na mbere bakinanye kariko ntibakinanye umwaka wa nyuma kariko agenda barakiranye akizamuka ntiyamusanzemo kaniki yazamutse Michael kariko muri umwaka wa nyuma ari kapiteni wa Manchester United yanamutoje we gahitse yingiriza Jose muri yego ntawe kubara nk'ukuzi kandi buriye uzarwane ku nshuti yawe uzarwane ku nshuti yawe ku muntu mwabanye nta kipe afite fawo ni frege ikipe kontra barayisoje Rayon Sport iri ni n'amahirwe ubu ngubu ko aje mu gihe ubona Manchester United ishobora kuba yaramaze guhindura imigirire yayo twagerageza amahirwe cyane ko aho twagiye tumutanga yagiye agaragara nk'umuntu ugifite ubushobozi muri we ntizanye muri Aston Villa yari nziza none kongera no kugaruka mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza buri uwamugiriye neza ndabona ni nka Thomas Tuchel warebye imirimo yakoze nyuma yo gusohoka muri Manchester nyuma yo guca mu bikomeye akaba kongera kwambara umwambaro wa Three Lions hano arwanira abakinnyi benshi abakirimo akantu k'umuntu avuga ati uyu muntu reka nongere ngerageze ndebe buri muntu wa mbere wamugiriye rwose Rashi mu bantu uzashimira mu mutima no kumana umusabire n'imigisha harimo Thomas Tuchel kuko yashoboraga kugusiga ntagire umwongereza umusakuriza yashaka kureba akakwihorera akavuga ati nimundi n'ibibazo wagize hano n'iki byose igendere ariko kumugarura mu ikipe y'igihugu byamugiriye akamaro binashingira uko nawe yari yitwaye neza mu gihugu cya Espagne by'umwihariko mu ikipe nyine nka Barcelona ntabwo kuba bikunaniye mwa Manchester United ubundi bagakwiye kuba ujya gupfundira mwa Barcelona si ikipe yari isanzwe ubundi igira abantu neza ko nane ikipe ku gitutu ariko niba United ibyanze ukaba wajya kwa Barca ugakina ukanitwara neza nuko ubushobozi bufite hakenewe rero iyo treatment cyangwa se ubwo buryo bwihariye bwa Michael Carrick bushobora gutuma Rashford yongera kugira akamaro i Manchester ikindi kintu barakinini kiriho gikomeye Carrick yarakivuze ubushize na Rashford ubwo yarahindutse ibihe bibi bishobora kukwigisha cyane hari igihe cyageze akajya yumva ko mu by'ukuri Rashford agiye cyageze ukajya ubona wagira ngo aratekereza ko Manchester United abanza we kurenza United inyuma yuko ari maze no kumuha amasezerano kubana n'abatoza rimwe na rimwe biramunanira hazana munaga hanze rwose umutoza munaga hanze arajugunya ibintu bigenda abonaga ko ari hantu yarakeneye uburyo bundi bwo kuba yakwitabwaho nk'umukinnyi wagaragaje impano umwiza uko bigaragara Barcelona yaho umwanya ikipe y'igihugu yakongera gutekerezaho mwirushanwa nk'iry'igikombe cy'isi kuza akaba yagiye yabona umwanya hariya mu ikipe ya Manchester United ndabona binashoboka yakina gusa guhinduka bibe byaramubayeho koko
uyu munsi yirengagiza ibindi byose, akeneye kuza kubaho akaganira na Magwaya, buriya bakaganira na Magwaya. Magwaya akamubwira ati jyewe umuriro nawusigayemo narawose narawumvise anavuye mu rwobo rukomeye. Magwa uriya ngo uriya Michael Carrick muri press con cyari kiganiro kirekire cyane, yanagize ngo avuga ku mukinnyi witwa Joshua Zirkzee zaze yavuze ati buriya ati buri mukinnyi wese twaraganiriye ati Joshua Zirkzee we yansabye umwanya, ati mu mwanya araza muri office yanjye, uzi ijambo yamubwiye yarambwiye ngo boss nyine ngo Michael Carrick abanje amwereka ukuntu umusaruro wagenze sezishize, aramubwira ati umusaruro wawe muri Manchester United sezishize ni umusaruro mubi cyane. Michael Carrick ngo amubera open, aramubwira ati umusaruro wawe muri Manchester United umwaka ushize ni umusaruro mubi cyane, yamuhaye kuri. Ariko ngo uyu mwana ngo aramubwiye ngo boss ndashaka kurwanira umwanya wanjye, ngo yambwiye ngo mpa indi sezi imwe ndwanire umwanya wanjye, ndwanire iyi badge, nta kintu nshaka kubona ku buntu, nintagira icyo nkora muri iyi sezo uzandeke umwaka utaha ngende. Yabwiye ngo nta kintu na kimwe nshaka kubona ku buntu. Michael Carrick yavuze ngo ni imyumvire amutangaje ko bagiye gutangira pre-season, ariko n'abagize muri pre-season ngo yamwimprovinze cyane, harimo kwitwara neza mu kibuga, harimo kwitwara neza. Ati mbere yuko ajya gutangira pre-season namamagaye mubwira umusaruro we ko ari mubi cyane muri sezo ishize, ndabimubwira kuko wari mubi. Atari ko narambwiye ngo boss ndashaka gukosora byose, ndashaka kurwanira badge n'umwanya, nta kintu na kimwe nshaka kubona ku buntu, mbabarira indi sezo. nta muntu ugorora ikijumba kahumva. Bene aba rero nibo bagira gutyo kumva, buriya reba ngwizo kuri Nasiri kandi inshuti yanjye sha bencha ari ukuntu ujya ugira gutyo ukakubita ubu nta muntu nta kintu na kavuga se nsimbuke ku nta kintu na kimwe bakora ngo ube umusirikare wowe tishoboka ide wowe tiwaba umusirikare byonyine, ariko umubiri wawe byonyine. ariko reka ngubaze ntabo umubiri wawe byagusaba ko banza kugushyira muri rehab y'imyaka 3 ngahumva waba ushaye. rehab bankuramo iki? rehab se ni ahubwo banza musobanurira rehab ari iki? rehab ni iki? bamaza kujya kumukuramo byeri kujya bazikuremo rero umusirikare. rehab yabiya none se zarengeje urugero. Yaba nko umuntu afande yavuze umuvugira ati ngo yarazimweze ngongeza kujya kwa DPC nimba runzige ngo ndagetse ngo umuvugiza polisi y'u Rwanda rwose. Iyo mbonye interview y'umuvugiza polisi social media bazifite gutya razikurikiye, nta kintu kibatabona. Ariko ndamwemera cyane. Petit gwaragiye ngo akubita ntuze n'iki n'ikizagahunda zakuweho. Ubu ntago ganga usoza rehab yo na Benjamin. Komeza nyine muri rehab cyane Benjamin muri rehab turebe. Nukuri kw'Imana ntabwo ndetse yaba umusirikare kujya kuzimumaramo. Wamara amezi zaramusabitse se zara kumara amezi 3 ikibazo yabanza kwicwa n'inyota. Icyo ni icyambere nako ni icyaga inyota yo bajya mu amazi ntacyo yaba. Burya ngo babanza kugukuramo ibintu ubanza kugagara, urumva ukaba mushya ukajya umubiri ukabanza ukabyakira ko bitabyakira. nta kizabuza ibisitaza kuza, ariko ababiza nabo bazabona ishyano, ngo bazashyirwaho urusyo ngo bajugunywe ngo bari mu nyanja y'iki, bazabona ishyano ngo bazambika urusyo mu ijosi ubundi bajugunywe mu nyanja. Tujye tuvugisha ukuri, uyu muntu mujya mumbwira ko yakinnye umupira, urumva ajya bikubwira njya numva mubivuga agiye kuko sindigera mbyemera n'umunsi wari nta matsa yatsindishije. kumbwira ko umukinnyi adashobora kwiyuburura ngo umuyoberwe, nibyo ntabyo uzi, bitewe n'imikorere mishya, bitewe n'imyumvire mishya, bitewe n'iki n'iki, ntabyo uzi, ntabyo wabonye. Nge ntabwo ngiye kwiyuburura sindi inzoka, urumva rero aba bakinnyi ikintu cya mbere kibanza ubundi habanza imyumvire. None bumva ko ugiye kugurura ikijumba cyacika gita gicika nyine, ariko hari ukuntu ugenda gake se tekinike kukigorora nawe urabanza ukacyunga se ko batagishyushya. icyo gihe we nemera nuko umukinnyi ashobora kutagira ibihe byiza, ariko umutoza ashobora kuba kubona impano, aracyari muto we, ashobora kubona impano ye akaba yabyira. None se Nasiri ugize ugira amahirwe yo kureba match ya Leeds Manchester United, urebye performance yagize, uze kuza kurana Michael Owen ubwe na interview yatanze Michael Owen kuri Sky. Nukuvuga ngo nibyo ashobora kuba umukinnyi we muri izi pre-season, ariko muri competition bikanga.
birashoboka cyane ariko nanone umutoza akwizera ko hari icyo yaguhaye nacyo ayo mahirwe ukayabyaza umusaruro nimba umutoza agusabye kwitwara neza ukagenda ukitwara neza azaguha indi chance kandi ikindi cyiza ni uko umutoza amuganirije amubwira ko atitwaye neza umwana arabyemera amubwira ko atitwaye neza ariko asaba andi mahirwe yiteguye gukora neza ati twe twabivugaga mbere ya pre-season tugize muri pre-season yitwaye neza bigaragara urukumva yaravuze kandi ku musore kora aba bana bakiri batoya Academy ya Manchester United Michael Carrick avuga ko mu mujyo n'ubwiza Ben bwa Manchester United ngo ni ikipe n'ubundi yamye ikunda kuba yakubakirwa ku isoko ry'imbere mu gihugu ariko kandi ngo ntiyibagirwe abato bayo iki kiranakomeye ariko yakivuze aravuga ati uyu mwaka n'utati uretse n'uyu mwaka n'utaha tuzakoresha ko dushoboye kose tuba dufite abakinnyi bava mu batoya bacu bafite imyumvire yo gukina Manchester United ari na mpamvu yahise avuga ngo gusohoka k'uyu muntu witwa abanyine bamubaza ari nawe yahise akomeza nyine ku kibazo cya Marcus Rashford avuga ko Marcus Rashford ari umwe muri abo ngabo bakuriye muri Manchester United aravuga ati agomba kuba ari kumwe natwe hari mu biri positive byinshi ubona Michael Carrick afite arimo kwinitiatinga muri ekipe harimo n'ikintu cyo kuba umubyeyi kumenya uko adiringa na psychology y'abakinnyi cya Fexem Benjamin ashaka kuri Carrick urakimubona Rashford azabana Fexem nyinshi cyane kubera ko ni erega ni umuntu washyize imbaraga nyinshi kugira ngo Rashford agaruke muri ekipe umuntu agirwa n'uwe abandi bose bari bamaze kumurejectinga abafana bamaze kumwanja bavuga ko akwiye kugenda uzi ko yavuze ngo uriya Michael ngo kuva yaza Beni abana batoya bo muri Academy ngo bongeye kugira icyizere cyo kuba bakina ikipe yabo ya mbere haryo ngo mbere yuko hari inde wo mu Academy ni Maino ariko ngo n'abana bakiri batoya ba Lis umwe ubarika gutyo Africa abandi bose ngo niba ni muri bisi bagendana ngo bari kumwe ubona nyine we aragenda akabegera ngo akabaganiriza cyane Rashford akabaganiriza rero iyo mwuka ngo yawukunze cyane yakunze nyine ukuntu Rashford ari kuza yegera abana muri Academy akabaha icyizere ko gukina mu ikipe bishoboka bagomba gukora cyane icyo kintu rero ni cyiza wanareba n'ukuntu sezo ishize ukurikije ukuntu mani yitwaye bimwe mu bintu twashimaga cyane byazamutse harimo mentality kuba abakinnyi barahinduye cyane imyumvire imikorere yabo ukabona ko hari ikintu cyazamutseho cyane uburyo mu kibuga bitwara uburyo ubona bagerageza kwitanga mu mukino bagakina ubona batizigamye ubona ko barapressinga baragaruka kudefana ikintu cyabonamo birakwereka ko Michael Carrick ikintu kijyanye no guhandoringa psychology ku bakinnyi be ni ikintu ubona ko arimo kugenda metiriza cyane kandi no Rashford turimo turavuga aratangiye kugaragaza ibimenyetso by'umuntu ubona ko wahindutse kuko ejo bundi muri interview bamubajije bati se ko nimero yawe wambaraga ubona ifitwe n'undi mukinnyi arabwira ati icy'ingenzi ntago ari cyo si nimero wambaye ahubwo icy'ingenzi n'icyo ukora wambaye iyo nimero kuri badge nk'ingi ya Man U kwereka ko nawe ubwe hari ibimenyetso by'uko ari umukinnyi wahindutse Spurs yabayemo muri Aston Villa ndetse muri Barcelona yaramukujije kandi ubu noneho working environment ari gukoreramo itandukanye n'iy'ubushize kuko Rashford akiri muri United wanaga ibintu byose niwe biri ku mutwe intsinzwi ibyabonetse bitagenda neza ariko ubu noneho ari muri club ubona ko irimo n'andi mayerema n'abandi bakinnyi atari we washyirwaho intsinzwi ya Man U mu gihe byaba bitagenze neza ntekereza ko rero bijyanye n'akazi umutoza arimo gukora cyane cyane uburyo bwo kugumana abakinnyi be kugumana squad ye ibiri positive bisohoka iby'abagani no mu itangazamakuru birakwereka ko ari umutoza uri kugenda gake gake groupe ye arushaho kugirana icyo nakwita nk'ubwumvane nko guhuza nayo kandi byose bihera ku buryo umutoza yafasha abakinnyi uburyo bamwumvira uburyo biteguye kumukora mu kibuga urebye ibyo biri mu bintu ubona ko Michael Carrick arimo kubaka neza cyane anako kandi Lama Travel niba warigeze wibaza uburyo wajya Canada ubwo nizere ko abantu nyaboneka mugana Lama Travel kugira ngo ibafashe anako kandi Benjamin muri Eleveronge baratwakira ku cyumweru nimugoroba nzakugurira akantu k'akaboga ku cyumweru nimugoroba kamubwiza ukuri y'umuntu w'umugabo ejo ndatwemereye iki ariko rero nawe ufite ikibazo yayo yose ntago mwatumbye ariko ujye ubibara ubibonye kwizirikana kuvuga ngo urumva icyo kibazo cyawe ubwa mbere atubwira umbosi ahangaha yajya ubibara ubibonye ariko bihombe ejo bundi aje yigaragaze none atangira kongera kubeshya ibindi bya rero ncungu zatugurira na siri nta nubwo ababeshya buriya
ahubwo ujya ureba ibyo akora ureke kumva ibyo avuga. oya ngereka ngenje kubabaza ikibazo Veronje niba ubyemeye rasiri njye mbemerere kubagurira njye no kubigura mbibazanye. oya none hari uwo mwazanye ngo ajye kubizana arabibura. none narababwiye ni mumuzane bagurire. iyo gahunda yo ku cyumweru ndayizirikana kandi nzabibara mbibonye ntabwo kubumbwiye ko wangurira akantu nzarivumba irya mu rugo ndiye ntagira ngo nava mu rugo ntariye ntabwo mfite agacupa mu rugo sinava mu rugo ntakanyoye ngo nizeye kuri bukagure rwose. ndashaka kuzarivumba ibyo byo rwose kirwe wivuna ndashaka kuzarivumba ni ukuri kw'Imana. ariko ndagenda kujyanayo rwose sande nzarivumba ikibazo. okay we nushaka kurya uzabyorere wenda kunywa byo uzaza unyweye. ati namwijeje bivuyemo hakiri kare kunywa byo uzaza unyweye muvandi. siri kumuteguza nyine ubwo n'ubundi kunywa n'ibindi nzaza imvange yanjye nzaza nabanje kuyishyira uzaza wayifunzemo shyiramo akavange kawe uzaza wayifunzemo rwose umuje. ibindi byo rwose ni urucabana kuba utazanyitaba birashoboka kuba uzayikuraho oya tuvuye hano muri match ya Man City ni ibintu bishoboka cyane. Veronje rero ni hano ku Kicukiro ni ahantu heza cyane ho guserukira. cyumweru azabashyushye amakuru ndayafite neza cyane Plata rero abantu bagiye mugiye